twegerane mwegerane mwegerane. Iyi live ndayisevinga, nari narababwiye ko nzaza live nyisevinge, nzaza gusevinga live, nzaza kubabwira ku bintu, ku bantu barangije kugera hano muri Canada, barangije kugera mu mahanga, ntabwo ari no muri Canada gusa, wageze i Burayi, wageze muri Australia, wageze muri Sweden, ngoma mvuga ibi bihugu Sweden, ngoma mvuga Sweden, Ubwongereza, Australia, Canada, Amerika. Ariko Amerika ushobora kuyikuramo, Amerika nta kintu ifite bwira abaturage. Ubwo nkubwiye Australia, nkubwiye Sweden, nkubwiye Germany, nkubwiye Ubwongereza, England, nkubwiye Canada. Ibyo nibyo bihugu, bizima. Iyo ukihagera ukigera wabonye visa, ariko urahageze. Wabonye visa, bagwaye visa, buriye indege, ugezeyo, gahunda yawe nukubayo, urahageze. Iyi live nikimaze. Mumpamagarire ari yakuru best influencer, mumpamagarire influencer nawe tumuhe ku bwenge. Wowe wageze muri ayo mahanga, ndabeshera ibyo murashaka kubimenya ko yanabonye inzererezi zose barazihaye visa. Ubwo rero ndabizi ko ntabwo zizi ukuntu zigomba kubyifatamo zihageze. Dumba nicyo ngiye kugukorera aka kanya. Sibyo information urashaka kwimenya cyangwa nyihorere nigende. Rega je narababwiye ntabwo ari nge wubakeneye, murankeneye mwabicucumu. Impamvu nkunze kubatuka kubera muri ibicucu, ni muri ibicucu, sinjye mbabona muri ibicucu tu. Karwana na visa, ntabwo zinugerayo nibihe bigutegereje. Aho niho ngomba gukubita cyane. Kwa visa ushobora kwibona ntigira iki kumarira. Bruce Melody ajya kuri iki? Bruce Melody akora iki? Bruce Melody ntawe nzi. Umwana utwika ni Chris Easy. Bruce Melody yaraguye. Sibyo ra? Tell a friend to tell a friend. Ddumba yageze, yavuye gutema ibiti. Nuruhe kuma mbabwira, nuruhe nguma mbabwira, aho ubonye isura ya Ddumba hose hagarara. Ashobora kuvuga ikintu ukeneye, ibintu avuga n'ubyegereza umutima. Niba kwisi igicucu, fata ku mutima uvuga ati mana yanjye Ddumba mwisi igicucu, ndabyakiriye, ndagenda. Kubera n'ubundi nta kintu ufite uza gukora uretse kuba barukagenda ubyegereje umutima, uri ikigoryi. Sibyo se? We guma aho ngaho, ngiye kukubwira ukigera mu mahanga. Iyo mvuze amahanga ntabwo nshiramo ngo Amerika, ngo Ububirigi, ngo Sijuyi, ngo Holland, ubwo buvugu bw'amafuti. Amahanga nayakubwiye, ntusabe visa ugiye mu Bubirigi, ndabingiza. Saba visa yo muri Sweden, visa yo muri Germany, visa yo mu Bwongereza, visa yo muri Canada, visa yo muri Australia. Izo visa nizo ukeneye wowe umwana w'umunyarwanda. Mwumvishe muri murasaba ngo visa ngo Poland, njya numva bibunye ngo ari Poland. Unafanye nini Poland kwako? Poland urimo urakora yiki? Poland ko ari inzererezi nazo ziba. Urimo urakora iki Poland? Reka Ubufaransa se nabyo urabivuga. Ubufaransa ntabwo bajya bavuga mu bantu. Ubufaransa twaranabwibagiwe ko bubaho.
cere kugiye kureba Coupe du Monde ugiye mu Bufaransa. Ibyo ngiye kukubwira, ibyo bihugu nkubwiye, ukihagera ukeneye iki? Ukihagera ufite gahunda yo kuhaguma, bimwe mubona ngo badumba baba hanze, ukihagera ni ibihe bintu ukeneye gukora, ni ibihe bintu ukeneye kumenya. Ibyo bintu murabikeneye, murimo murasaba amaviza, ariko ibyo nibyo mukeneye, nta nubwo mukeneye viza, ibyo nibyo ubukeneye. Iyindi live nzaba ndimo ndababwira ibintu bijyanye n'akazi. Ukihagera akazi, ubu ukihagera niki ukeneye kumenya. Abanyamerika nta kintu bafite babwira abaturage, ariko nawe ukigera muri Amerika ibi ukeneye kubyumva. So twagiye, mumbwire ngo twagiye, mumanike ngo twagiye, vuga ngo twagiye, ngiye ntangire. Mwandike twagiye. Andika ngo twagiye muri comment ntangire. Andika ijambo twagiye muri comment, twagiye. Twagiye ntangire. Ubundi muri iyi showbiz umuntu wize amashuri mufitemo ni njyewe njyenyine, ntibazanakubeshya. Bashobora abandi bantu bashobora kuba barize, ugasanga ngo barize ngo bize journalism, nk'abo bamurungisabe ngo barize ngo journalism bararangiza. Ubundi ntabwo uba warize. Umuntu utarize imibare, umuntu utarize physique, ntabwo uba wize kwezi. You don't know how to think. Ntabwo uba ushobora gutekereza, barahubagurika abantu batazi imibare. Ariko umuntu w'umubare arabara, uwo ni Ddumba. When you did not, niba utarafashe course z'imibare urangiza segonderi, ntibazakubeshe ko uwo muntu ngo atusha Ddumba ubwenge. Aha muri showbiz ni njyewe njyenyine. Bose maze gukora research zabo, bose ni bigoryi. Bose ni ibigoryi, nta kanyamibare karimo uretse jewe. Me alone. That's why ubona hariya njyewe, hariya nshoro, hari hose tuba twagiyeyo. Uwo ni ukeneye kukugira ngo kumenyere ubwenge. Ngo yize journalism ngo ugomba gusukagura ngo kwandika impapuro n'iki n'iki, ibyo ntabwo ari byo turabishoboye. Je ni time ushobora kuza Ddumba nkaje nkabikora ibyo ngibyo, ni ibyo bakora byose ushobora kwa, ariko bashobora gukora ibyo nkora. Can you think like Ddumba? They can't. They cannot. PCB, physics, chemistry, biology. Aho ntabwo ndimo numva math, stroke math, ugaciraho stroke math, PCB stroke math, uwo niwe Ddumba tuba turangije. PCB, physics, chemistry, biology, ugahita strokinga math, warangiza ugahita ushiraho languages. Uwo Ddumba bakura, uwo urangije Ddumba, nuwo Ddumba wanyu w'Abanyarwanda, nuwo. Physics, chemistry, biology, stroke math plus languages. Nobody other than me, my friend. When we Ddumba Abanyarwanda, combination ya MCB, math, chemistry, biology. Sindimo numva, kandi sindimo numva physics. MCB ariko stroke physics, MCB stroke physics, and then plus languages. Aho naho tuba turangije, naho Ddumba bamubonye. MPC, math, physics, chemistry. Uramfite. Aho unashaka na languages ukazikuramo. Ubu mfite math, chemistry, physics. Ddumba ubu mfite. Twagiye. Ikinzanye hano uno munsi ndashaka kubwira abantu bose iyo barangije kubona visa bakagera muri ayo mahanga, nababwiye amahanga yariyo, ndasubiramo. Ntibazakubwire ko Ububiligi ari amahanga, ntibazakubwire ko Ubufaransa ari amahanga, ntibazakubwire ngo Poland ari amahanga, ntibazakubwire ko bihugu. Nakubwiye ibihugu ugomba kugeramo ukavuga ati ngewe ndi umunyarwanda muri iki gihugu, hari ikintu nzakurayo insubizi wacu.
koze njyewe Ddumba iyo ngiye kuvuga ibintu ntabwo mvuga ibintu inzi ko ntacyo kuko iyo ugiye mu Bubiligi icyo bashobora gukora bashobora kuguha amafaranga bibye muri Kongo ariko ntabwo bashobora kubona amafaranga baguha akazi kugira ngo ukore ugire ikintu wigezaho hariya mu rugo iwacu. Ndasubiramo, hari ibihugu ushobora kujyamo bakaguha amafaranga y'abana, bakaguha amafaranga y'iki nayo kurya n'iki udafite akazi. Ayo mafaranga rero ntabwo bashobora kuguha amafaranga menshi, baragupimira kugira ngo ubeho. Mu Bubiligi nibyo bakora, bashobora kuguha amayero 1000 ukishuramo inzu, warangiza kwishura inzu ukaryaho no kuryaho ukabaho. Ubwo nukuvuga mu mayero 1000 baguha muri kwezi, ntabwo ushobora kandi gukuraho amafaranga ngo ugende i Kigali gusuzugure. Kumwe mubona Ddumba zi Kigali agasuzugura. You cannot. Yuje gusuzugura i Kigali mu mafaranga yo mu Bubiligi, uraseba. Urazuga kubita ukwezi kumwe ugatanya kugurisha ubutelefoni, ugatangira gukora ibiki, ntabwo byavamo bro. You cannot. So ibyo sibyo bihugu mvuga. Iyo mvuze sinshira mu Bubiligi, muri Amerika naho so nazo nuko nguko. Mu Amerika nta hantu ushobora kugera. Impamvu naza kuvuga abantu ngo yego turi hano muri Amerika kutatubwira ngo muri Amerika ngo turarenze ngo kutagira I don't mention America. Impamvu njya nyicyamazi nuko abanyafrika benshi bagera muri Amerika akabaye imyaka 15 bataramuha impapuro. Ubwo umuntu uri hano atazi kuguha impapuro icyo bimenyesha no kuvuga ko iyo uri mu gihugu icyo aricyo cyose ugomba kuba ufite ibikuranga. Ibyo bikuranga nibyo biguha akazi uzakora. Ako kazi ugazahuraga niyo mibereho yawe, niko ugomba kubaho. Ntabwo ushobora kubaho udakora. So muri Amerika ugerayo ugasanga umuntu abaye aho ngaho arakora ubuzi bwa sura table, polisi iramwiruka inyuma akabibamo imyaka 15. Abana b'Abanyarwanda benshi n'Abanyafrika babayeho muri ubwo buryo. Niyo mpamvu Amerika si igihugu nabwira umuntu, nanagira inama umuntu. Niyo mpamvu Amerika, please munyumve, n'ibigoryi biri muri Amerika birabizi, ariko biba bishaka kurata abantu ngo biri muri Amerika, ngo biri muri Amerika n'iki n'abagoryi. Iyo muri Amerika nta kintu kiriyo. United States of America n'ububwa. Nukazajya wumva ngo I want to go to America. You want to go to hell. Niba uraho uvuga ngo urashaka kujya muri Amerika, urashaka kujya kuzimu. Ube w'imyaka 13 utabona impapuro, ukora agakosa kamwe bakudeporting. Iyo ni Amerika yawe nkubwiye. So niyo mpamvu Amerika ntajya nyivuga mu bihugu bizima abantu bagomba kujyamo. Amerika bagufata ukoroye ngo iki nyiki wamwe bakagufunga imyaka 20. Umwana w'umunyarwanda uzakora iki? Icyaha hano muri Canada, icyaha bagufata bakagutwara bakagushira y'iminsi 2. Muri Amerika bagufunga imyaka 20. Which country are you going to? Koza abagabo dukora ibyaha, abahungu turashakisha. Niyo mpamvu ibikoga bivuga ngo gender balance, ngo gender equality, ngo iki, ngo umugabo ngo umuhungu ngo bagomba kuringanira. No, abagabo turashakisha cyane to the extent ko twujuje ama prison. You cannot tell me about fucking gender balance. Twujuje prison. Gender balance n'abagore bagende babafata bagenda babashirayo. Impamvu abagore utabasanga mu ma prison nuko bo baratinya nibarinda. So mu gihe udashobora gukora, udashobora kubufata risk, bimenyesha ko ari ibintu byinshi udashobora kugeraho. So nta munsi n'umwe umugore ashobora kuringanira n'umugabo, because they even fear risks. Turi hamwe. Aho nshaka kugira ntabwo ndahagera. Ubu ndashaka kubabwira ati mu gihe ugeze muri ibi bihugu tuguma dushakira visa, ukaranja gukandagiramo, ni kihe uba ukeneye kuba uzi? What do you need to know? Ni ibihe bintu utagomba gukora, ni ibiki ugomba gukora? Wowe wabonye visa, nkuko nababwiye ati muri Canada bari baratanga visa, wowe wabonye visa urangiye kuhagera, ni iki ukeneye gukora? Uwo ni wo Ddumba mugende munyonyeze bufala namwe mugamo influencer. Which one? Number 1 in the game. Oh no, uyu ni ukeneye, uyu hapa. Uyu mwenyewe Ddumba, mtoto wa Afrika. Ako nanarwaye. Are we together? Someone say we are together. Pastoring what they are preaching. Are they preaching this kind of information? You go to a pastor and then you hear nothing. Wallahi jengera mu nsengero nkaburi cyumwe. Who is better than him? Pastor ninjewe. The pastor is here. What about Sweden?
nabivuze ibyo ngibyo nabivuze. Nababwiye ibihugu ni Sweden, ni Germany, ni Ubwongereza, ni Australia, ni Canada. Rangiza. Ibihugu wowe ukeneye, wowe uri aho ngaho ukeneye kujyamo ni Sweden, ni Germany, ni England, ni Australia, ni Canada. Nta bindi. Ni Sweden, ni Germany, ni England, Ubwongereza, ni Australia, ni Canada. Don't. Ahandi hantu ugiye kuba inzererezi. Ahandi hantu ugiye kuba inzererezi. Ibyo bihugu nkuko mbikubwiye nibyo bihugu bifite systeme zubatse mu buryo umuntu ashobora kuza akabaho ikintu yigezaho aba hano, cyangwa anashaka akaba afite ikintu ashobora kwigezaho ni wabo. Ariko icyanzanye si icyo. Icyanzanye ni iki? Icyanzanye wowe ukigira muri ibyo bihugu ni ibihe bintu ukeneye kubuzi. What do you need to know kugira ngo ubeho? Ibyo bihugu winjiyeyo nibwo ugikandagira muri Canada. Reka mvuge muri Canada wongiye guspecializing. Nibwo ugikandagira muri Canada. Ni icyo ugomba kumenya. Abana benshi baza hano babashyize muri ba relatives babo, kumva ngo ngo ngewe ngo umwana wanjye papa ngo rurururo ngo ngiye kumutwara ngo kwa mushiki wabo. Zero. Ngo ndamutwara ngo kwa mushiki wanjye ngo tuye muri Canada, ngo namuce ngo kwa mushiki wanjye ngo tuye mu mujyi runaka ngo muri Sweden ngo azamufasha ngo iki niki ngo ukamusigira bene wanyu. Umwana wawe ukamwohereza agiye muri Canada, uravuze ngo azabana na bene wabo ngo anti we ngo sijui nini ngo ba muri Canada. Ibyo ni ikosa rya mbere. Ibyo ni ikosa rya mbere. Gusiga ukaza ugashikira muri bene wanyu. Aneni hejuru y'ibyo ngibyo mvuze ndaza kongeraho ko ukigera muri ibi bihugu, ibi nangije kubivuga narabivuze na last time, the people, abantu usanga abantu bana nabo bwa mbere ukihagera nibo baditamininga inzira uzabamo mu yindi myaka yawe izasubiraho uzaba muri ibi bihugu. Abantu hura nabo ubasanze vibe bafite, vibe uguyemo, izo vibe baguhuza ibyo bazi aho ngaho, ibyo bashobora kuba barimo baravuga, nibyo bituma, nibyo wowe uzaba muri iki gihe, ibyo uzakura muri ibi bihugu, ibyo uzakura muri Sweden, ibyo uzakura muri Australia, ibyo uzakura muri Germany. Abantu ugihura nabo gutyo kigwayo nibo bakuditamininga bakavuga ati ewana wowe mu myaka 5 uzaba wabaye iki, uzaba warageze kuri iki ngiki, uzaba warageze kuri ibi ngibi. Niyo mpamvu usanga ko hari umuntu amaze muri Canada imyaka 20 akaba nta kintu arageraho, na telefone mu muhamagara atayifata. Ariyo wanditse cyogero byandika ngiye ntabwo njya gusubirwa, ongera ubyandika aho ngaho hasi. Are we together? Turimo turakurikirana. Dore umuntu afite nationality ya France arashaka kujya muri Canada. France n'ubundi nta kintu kiriyo bro. Urumva? Nk'iki cyari ubu ngubu gikiri hano ubu ngubu Swiss, our population ya Swiss we don't know, like abantu bafite population nyeya genda bapinga. Niba mufite population gose turage ahantu bafite population ngo miliyoni ngo 5, umuntu aragiye gukora yiki? When a country has a population of 5 million people, ngiye ndagiye gukora yiki? No Rwanda ruyusha population. You don't need to go to that kind of country. Iyo bakubwiye nuko muri ibigo like you need to do research about the country you want to go to. If you go research ukavuga ngo Sweden baravuga ngo Switzerland barahavuga neza ngo ni heza niki narangiza nkakora research ngasanga Switzerland habayo 5 million people, where am I going? 5 million people ngenda agiye gukora yiki? Je t'aime aussi are you?
igihugu kirimo abantu miliyoni 5 ngenda gishakamo iki? Cyprus ni amabyi nimukazajye muvuga ibintu. Cyprus ni ibiki? Njeje Cyprus nubwo nkina byumva. Cyprus ibiki? Cyprus what the fuck? Cyprus ni mutwariye. Cyprus se ni ibiki? Ni ibintu bisoundinga neza mu kanwa n'abantu. Cyprus you know it's like a fruit. Hakabaye hariho fruit mango, orange, Cyprus nayo tuyirya. Not a country, what the fuck? Country itwa Cyprus. Abantu ubana nabo ukigera muri ibi bihugu nibo baditamininga ubuzima uzabamo. Uhuye n'abaskwera banywa urumogi, banywa ibifege, ugasanga banywa cocaine, banywa ibiki n'ibiki. Ngiye kuza ku bintu byinshi, ngiye no kukubwira ukuntu bashaka impapuro. Ariko ntabwo ngiye gutangira kukubwira ibintu by'impapuro, ngiye gutangira kukubwira abantu bana nabo. Noneho abanyarwanda aho tubere abantu ubagukubita mu miryango, ugasanga bagukubise mu muryango wa tantine wawe uri aho ngaho ari kumwe n'umugabo we n'iki. Ugasanga umwana nta mapuro ufite, anti wawe ni umuntu afite imyaka 45, afite umugabo ari aho. Abagabo ba hano nabo ntibaheruka abagore, ntibaheruka abakobwa batoya. Wa mukobwa we ikigabo gitangiye kukureba. The next time nawe umaze iminsi nagahunguka kubwira ngo sijui nini, ngo meri, ngo sinzi nini, ngo cyangwa ngo arise, ngo ngwino ngo ndaguhamagara. Ibyumweru 2 3 4 urabine ibikorwa by'ikigali ukuntu biba byaramenyereye guswerana n'iki hakiye w'ibinywero 3 naho guswera naki. Ikigabo nacyo kiri aho ngaho kiguma kikureba urimo uracyabona amanyo. Ikigabo kirakubwiye ati wewe arise bitugane gitangiye kugukoraho. Umunsi wa 4 ikigabo ugihaye igituba. Guess what happens? Nibwo kigera muri Canada ibi bikunze kuba. Ngiye uko mbivuga nuko mbivuga uko umuvuga ngo ngo Ddumba ngo akuna kuvuga ibi mvuga nibyo biko. It's the order of the day hano. The order of the day muri ibi bihugu. Ndatangiye nje mba natangiye aho mba natangiye. Mbizoga kwigiye gushira. Izoga kwigiye gushira mu wanya kanari nimirama vibe. Izoga kwa rero nimirama vibe. Ubu live iratangiye. Ubu natangiye njewe Ddumba mba natangiye buri. Na muhungu kubwira ati ngwino usure. Ikigabo kiraho ngaho cya anti wawe kiraho kiguma kireba nacyo kigumwe anti wawe yabaye amabyi nawe ntabwo akiryoshe. Ikigabo gihaye ituru. Umugabo ukaba umuhaye ituru. Dore umwana ukuntu atangiye ubuzima muri Canada. Utangiye ubuzima urimo uraho umugabo wa anti wawe papa wawe aho yagusize amaturu. Ntibitinda bitamenyekanye. Inyuma y'ukwezi anti wawe arabimenya. Cyane abakobwa b'ikigali mukunda kunyara. Abagore abagore ntushobora kumubesha. Kandi rero ubu bukobwa bufite imyaka 23 buba ari ubugoryi. Tinya umugore ariko uzi umukobwa w'umunyarwanda akaza afite imyaka 40 ubuzima aba yarakiyemo. Abazi ewana niyo yaba ari kukaza agahita mu gasamba na itabyiyumva makabwa ati umugabo wanjye yahicometse muri kaga kobwa nasize home. Wallahi arabimenya. Igikurikiraho ni iki? Reka bakuraze hanze muri neje utiteguye nta mapuro ufite. Nta makuru ufite mani, nta hantu uzi. Ubundi wabagaho ngaho uryoherwa amaturu n'iki. Utangiye ubuzima uko ngo uhamagaye abantu bo mu Rwanda ntugishobora kubabwira ngo kandi ngo naryamanye n'umugabo wa anti wanje. Ukabona imihanda ukayuzura ugatangira guhamagara abana ugahamagara Ddumba wagusabye ukamwima. Kwa natwe tuba turi hano uyu igikandagira no turanza tukabwamagara tukabanza tukakwisabije ngo ni gucegera ngo bitengo amakuru ngo mba kwa anti ngo iki n'abahungu ngabo ngo batari seri ngovuga ngo no mvuza ngo urabona ngo nibwo nyagera ngo nago nagusura ngo ukaburanka ati nyuma y'amezi 5
ugata ngo none ngo makuru ngo hari ibintu ushaka kukubwira ingewe ntihazagira igicucu kimpamagara ngo hari ibintu ushaka kukubwira kubera ibyo ushaka kumbwira ndabizi. I know what you want to tell me. Si kitagomba gukora wa mubyeyi we wa mukobwa we murimo murabashira muri ba relative wallahi nta rugo nta mwana n'umwe nari bwabona za hano bakamushyira muri ba relative bikarangira neza barangira bashwanye. Relative cancel icyo ukigera hano you don't do that. You don't do that. Kankugira inama shaka uwundi mwana akigera hano nawe w'umukobwa afite se mwababyeyi mwe muri mushaka udufaranga niba abana baje ku ishuri mu ba rentingire ka apartment ari abakobwa babiri babemo ubuzima babutangira aho ngaho abona idea kwa runaka abona idea kwa runaka abona idea kwa Ddumba abona afite abantu nka batandatu abona inshuti z'abazungu abona inshuti z'abayivoiriye agere muri iki gihugu ariko usanga no kwa anti wawe ubaye imyaka 5 muri Canada uracyari umunyarwanda even when people talk to you mu cyongereza like ugasanga ntacyuzi you can't even fucking speak English or French. Koze ubura aho ngaho murimo murakora ibintu byo mu Rwanda murareba isimbi ngo murimo murareba Ddumba ku isimbi ibintu by'ubugoryi. Nta kintu ugezeho you know nta kintu hindu nta kintu wiyongeyeho kandi ubundi kibo impamvu abantu baza hano no kugira ngo like you know they learn new things like ibintu batabonaga mu Rwanda and then they big and then most importantly njewe koma nabibona like wig ibigoryi byiza hano ibigoryi byiza hano ngo bibije kuri one ticket ndabyanga. Ngogeze muri Canada ngogeze kuri last destination ngo nihonje ngo nabindi ngo nagusubira mu Rwanda ndabyanga. Ubundi hano tugomba kuhaza tuje kuhiba dusubirayo. Ikindi kintu abakobwa mwebwe abakobwa ubundi ndacyari ku bakobwa umukobwa nugera hano ukumva gahunda z'abashenzi baguma bavuga ngo ibi byagenda balance ngo byagenda ikinabyenda ikina ngo sijui nini ngo feminism ngo genda balance ngo sijui nini ugiye gupfira kuri dirido ugiye gupfira kuri photocopy kandi hari original. Iyo mvuze photocopy no kuvuga ko photocopy ni cya kiboro boro ni original ariko like bya biboro bya plastic ni photocopy. My friend ni wumva izo boro za hano ngo sijui ngo ari ngo sinzi ngo Jackie ngo yagwamagaye ngo sijui ngo arine ngo wa Toronto ngo yampamagaye ngo ni Montreal ko burahamagarana nakariye Edmonton kakagwamagara wibereza Ottawa kaguha urugambo rudafite wallahi urapfira kuri photocopy. Urapfira kuri photocopy. Ndakurangije uziswe za plastique paka wowe umukobwa ndabikubwiye ni wishiramo ibintu byagenda balance ibiboro bya feminism abagabo ngo sinzi ngo baravuga ngo sinzi ngo we nguzi iki ngo sinzi wowe abagabo turasuzuguwe muri aya mahanga ibyo ngibyo turabyemera turasuzuguwe ariko uraza gupfura murakoresha plastique abana bawe bazabibirara abana bawe bazabura se uzapfuri muri shorogo turukoresha photocopy wenda kurangije ibyo ugomba kubimenya nuza hano ndashaka umukobwa ndashaka buri gikobwa cyose maberanyo ko gashirokanyo ko wagikobwa ugeze hano niba uvuye muri Afrika ugomba kugena muri gakondo umuco wawe wa Kinyafrika igicucu cyo kugira ibintu kibwira ati ndimuriraho ngenda umunyafrika umugore mwabonye ya boro bavuga ati umugore arapfukama ahubwo ugomba gupfukamira umugabo wa hano niba ushaka kugira amahoro. Umugabo numubona apfukama vuga musoma ibirenge kubera ubundi abazungu barakubesha ukarangiza filime yakwizinganye kuri dirido aho ndaharangije simasubira. Abahungu
Kigali twasweraga, Kigali uraswera utumira runaka nsura akaguswera utwozwe abahungu ntushinga ipoto hariho hose. Are we together? Abahungu ibintu byo guswera na forget. Noneho mwebwe ndabadvisinga no gutera ponyoto n'ubwambe, ariko se ko nshushe ko numva shushe. Abahungu mushaka mutere ponyoto nubwo ponyoto ari mbi, ariko menya inda yo muri aya mahanga bro, inda yo muri aya mahanga kandi abahungu bya bindi Kigali ushobora guswera runaka ukamuha ikinini, ugashobora guswera runaka ukamuha ikinini abako umunsi umwe ukabuze ko uragenda ari ukarangura tujya kwawe ngo para akabiduhera n'ubuntu, ibinini akabiduhera nk'umuntu. Wanze ugaswera nuzo ukamuha ikinini, ugaswera nuzo ukamuha ikinini, ugaswera nuzo ukamuha ikinini, ukamuha ahangaha ibyo binini ntabwo bihari bro. Ushobora gutera abakobwa babiri inde ebyiri, ni ukuvuga ko ku kwezi nibabyara urabutanga amadolari 500 kuri uri utanga amadolari 100 kigenda, kandi nta kazi uretse akazi k'ibiti, nta kazi ushobora gukorera 2,000 ku kwezi. Ni ukuvuga ko wowe Kigali bagusezere. Abahungu umugomba gufunga imbono, nibura ukaza hano ugatekereza ikintu cyitwa akazi. Wowe umuhungu ugeze hano ugomba gutekereza ikintu cyitwa akazi gusa. Urengeje imyaka 20 umuhungu ugeze hano ugomba gutekereza akazi. Forget ibintu byo gusambana bireke. Abakobwa bo bashobora gutekereza gusambana kubera n'ubundi abakobwa ntabwo dushobora. Abakobwa murabizi ko bikunda imboro cyane, bishobora niyo mama biza gukimwe byo tushobora kubyihora bikagenda, ariko umuhungu we forget. Abahungu tuzi kwihangana, dushobora kwihangana ukabaho amezi 6 udaswerana, ukabaho amezi angahe udaswerana. Abakobwa simbizi, naje gusaba ko abakobwa they cannot wait for 3 weeks. Umukobwa bashaka after 5 days habe hari ikintu kimwijiyemo. Abahungu urabizi we can go for 6 months. Ndabinginze wowe ukandagiye muri ibi bihugu, ntugerageze, don't try. Ubu mu influencer ninde? Ubu Philip araza kuva hano ngo agende ngo afate ngo award ngo sinzi ngo the choice ngo zasohotse ngo ari yakuru. What the fuck is ari yakuru? What did he do? What did she do? Ari yakuru. I'm even really thinking about what ari yakuru. I can't even find who is she anyway. Who is she? Yani oyo simutegera ni nani huyo? Kiraman Major. Cya Major nkaba ngo haye shout out. Ubu ni mukozi wa mbere mu Rwanda, ni ukora akazi nkamwemera nkavuga ati Kiraman wakoze akazi. Nta kintu Kiraman nakubaza kabisa, komeza ukore. We nta nubwo ukeneye kuza hano muri Canada ngo iki niki. Twe gutureka abantu baje muri Canada tuba tuje gusabiriza, twe tureke dusabirize Kiraman. Tureke dusabirize. Urumva wa muhungu wenda kubwiye ibintu byo gusambana forget, don't even try. Shaka akazi. Nugera hano uri umuhungu w'umunyarwanda, wowe mbwira Ddumba mpamagara telefone yanjye kira mutana yijuwa, nta muntu ajya bura telefone yanjye, nta muntu ajya bura telefone yanjye. Mpamagara ngiye ati Ddumba ndi umwana w'umunyarwanda, ntwara mu biti, nkutwara utema ibiti, mwubaka amazi Kigali, duteze imbere u Rwanda. Ninde wababwiye ko u Rwanda ngo ari urwa president wenyine? Uru Rwanda ni urwacu twese, and then responsibility president agomba kuba afite nawe nizawe. Responsibility erega president ntabwo kurusha ubunyarwanda. President nawe uri umunyarwanda nka president, so urukunda kunda u Rwanda nawe warukunda u Rwanda. Rero ibintu byo kuzana mukisweza abazungu man, ngwino hano
shaka icyana cy'ikinyafurika cy'ikinyarwanda kigenzi cyawe kirongore, tema ibiti, gishyiremo amafaranga, mwubaka inzu Kigali. Nta bintu byo kuba hano. Ibintu byo kuba hano mu byikuremo. Wowe uri igihungu, we maberanyo kwa gihungu we, ibintu byo kuza hano ukifunga hano ngo urashaka kuba hano ngo urimo urarya. Noneho uje muri Canada uzaburi happy cause hano muri Canada Ddumba ndahari ndi rutwitsi, amabwate tuba twayatwitse, tujyaho tugakora amafete, abanyarwanda n'abarundi bagahurira hamwe tugakubita ingoma, bwate ziba ziryoshe kurusha nizo mu Rwanda, nko kumva indirimbo za Bruce Melody zake n'isoro byose, n'abaririmbi tuzajya tubazana n'iki wowe kwishimisha bizabi bigize ngo. Ariko mu gihe icyo ari cyo cyose ugomba gutekereza ko uri hano gusugira ngo usubire home. Ibyo nibyo bintu umuhungu w'umunyarwanda agomba kuza hanazi. Nuze hano uje kuhaba, koze nabuze muzabona hano. Nuze hano uje kuhaba, koze hano nta kintu gihari for you. Wagihunguwe, there is nothing here for you. Umukobwa we ashobora kuba umukobwa ashobora kurongorwa no mu Nigeria, cyane cyane ibikorwa by'ibinyarwanda kazi iyo bigeze hano n'ubundi Abanyarwanda nibo babiskwera. Abo batwagize n'Imana babiskwera yonge bakagena akabitwara abantu bagaswera rundi bagatwara. Ubundi niyo mpamvu umunyarwanda, niyo mpamvu uzajye wubaha igitsina. Niba bakubwira tumuntu afite imboro uzajye umwubaha. Abanyarwanda, the building our country is supposed to be us. Abagore bacu bazabarongora, abakobwa baraza bakabarongora. Ariko wowe umunyarwanda kantu kose ugomba gusubiza iwacu mu Rwanda. Aho duhuriye he? Equality comes where are we going to be fucking equal? If us ni twebwe tugomba to fight for the building of our country, ibindi aba Nigeria barimo barabiskwiragura. They cannot even say ngo nanjye reka participating mu kubaka u Rwanda, reka ndongorwe n'umunyarwanda ngo amafaranga ngo I'm supposed to go. Man, hari ibintu nkumva nakwiye. Ari ibintu nkumva nakwiye. Ibiskwera biro birarongorwa za hehe ngo ndeni equality ngo iyo turi kuri ground. Twebwe niyo urongo y'umushinwa uramuzana ukamuteza aho mukamubwira atani kibagabaga ikarapo. Ahanga ni mugasya atayikarapo, uri umushinwa ariko imuzanyi wacu umwana wacu turamwita Nkusi, turamwita. Ariko ibyo byabagira Imana nabyo turabyihoreye n'amazina yabazo. Buri muhungu ugeze hano, wowe ukigera hano, icyo ugomba gutekereza no gukora amafaranga. Nuhura n'abaswera barimo baranywa ibimogi, barimo baragushira mu bimogi, menya ko utangiye gutakara. Niyo step yawe ya mbere ujanye yo gutakara. Hano hari ubuzi. Iyo ukigera hano yigikandagira ku butaka bwa Canada, you have to make sure ko ufite ikintu cyitwa work permit. Iyo ubonye work permit, ubuzi bwinshi buba buri available for you. Niba kari mu cyaro rumba, jayo genda ureba ko kazi n'akazi nyabaki. Bakubwira ko ari ukoza abasaza, genda woza abasaza. Bakubwira ko ari ugutema ibiti, genda utema ibiti. Korera amafaranga, ohereza mu cyaro. Ohereza mu cyaro, mu cyaro ndimo ndavuga i Kigali. Are we together? Are we together? Live ngiye kuyisevinga nubwo ngiye kuyigira kure. Ubwo ingingo zirimo muri comment anga mumbwire ingingo zirimo mwumva ziri important. Nibi ndabizi ko mubyize, murabyize, birarangiye. And then live birarangiye. I'm not gonna fight with you guys. Nta kintu ngiye kubabwira. That's me, I'm done. Me, I'm done. Wumva ndangije. Ariko wa mubyeyi we, nakubwiye nusiga umukobwa wawe na anti we, ibishobora kuba umugabo wa anti wazamuryamaho kubera ibikobwa byanyu nabyo ni ibisambanyi. Umwana wawe azatangira kwangara ku munsi wa mbere.
kubera anti narangiza kumenya ko icyo gikobwa cyawe cyaryamanye n'umugabo we azagita hanze kitaritegura kigenda imihanda. Kandi noneho muri Canada ukuntu bimeze hari ikintu cyitwa urugambo. Nuza akabwira runaka ukajya kubona niyageze mu bana batoya batangiye kumenya ngo yaryamanye n'umugabo wa anti we ngo baramwirukana ati nanjye simushaka njye sinabana nawe njye kimushaka. Hari utugambo ugira hana abantu bagatangira kukubwira abantu utagomba gukunda. Ubwo ni ubugoryi. Kagira hano ukajya kubona abantu batangiye kuvuga ngo nguziranye na Ddumba ngo ngo you have to be careful nkaho Ddumba hari umuntu yishe. Hano hari ubugore bwabuze icyo bukora bwirirwa ku matelefoni y'ubuntu buguma buvuga karavuga buvuga n'ibitabareba akavuga biriya. Umwana wawe agomba kwirinda amatiku akigera hano waba uri umuhungu. Uyu ubonye umuntu akubwira umuntu nabi avuga umuntu nabi run. Ni wumva umuntu ahangaha niko babe ni wumva akaboro kavuze ngo nuza n'umwana wigo akubanza ugakatire. Ibi nibyo nkubwiye bibwire mugenzi wawe. Numva umuntu avuga uwundi nabimenya tubongo uwo nta kintu ngomba kuvugana nawe wita wiruka. Twarangije. Bye, live ngiye kuyisaving. Tera friend Ddumba ya postinze live iriho ibyo ushaka kumva. Cyangwa muze hano. Nureba ko ibingi mbisubiyemo hari imbwa zirimo zirabicamo. Simbivuze hano ntabwo biga kandi hari ikintu kizo kumenya ko muri bigoryi. Ntabwo kumenya ko muri bigoryi. Kanyana nta kintu ufite ubwira naragusabye uranyima. No. Washize igitabo umbesha kuri mu kibada kandi ushize igitabo. Barabimbwiye inshuti zawe zarambwiye ati Kanyana arashize igitabo. Kanyana nta kintu ufite mvugana nawe. Niba nguteye ubwoba ugomba kumenya ugomba ndangije. Ubu next time nzaza mbabwira akazi nakaye kazi ugomba gukora ahangaha nkubwira ari niye mpamvu ugomba kuba urimo urakora ku kazi cyangwa n'ubwebuzo utagomba gukora. Number one dear senior brother in the Canada. Ko wagize Canada uranshaka yiki? What should I do for you now? Kandi Ddumba ngiye ntabwo ndi Yesu. Guys, you are supposed to know ndi ikigoryi nk'abandi. I'm another fool like anyone else. When you see fools count me in. So nimuzajye mwibaza ko mubonye hero ngo ugiye kusevinga. Yo, you're talking to another fool my friend. Ni ikindi kigoryi kiraho. Urumva? So niwibaze ko ugiye kungubonye hero ngo wageze Canada ngo Ddumba ngo agiye gukigurwe is another fool there just now wari mararwana n'ubuzima filime zirawa mwizinga nejo akaryimwe yinda akagira iki. Don't think you're meeting a hero. Don't mvako nze nge mvaho. Leave me alone. Mufate ibyo mba na postinze hano mutwara ibyo. Bye. Ddumba ararenze. Wallahi ndiyemera. Wallahi I'm the best. Urwatire ko n'ubuswera bunyana nta kintu bwankorera kumenya ko ni mubi. N'ubuswera bunyana burambona bukankunda bukavuga ati I didn't know you like this girl square. This is the man you're looking at. The best nakubwiye if you didn't take math physics stroke is nakubwiye math physique ko warashizemo chemistry na biology ugastroking aho ngaho nk'ikintu kiba cyitwa nka languages you will never understand me uzagumura aho ngaho ugenda unjyaginga nabandi bakaritaza kandi ngiye ngwa middle finger in the air